Ibibazo byagiye bigaragara mu ngengo y'imari y'umwaka ushize harimo nk'amafaranga y'abafatanyabikorwa atarabonekeraga igihe. Umunyabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo arakomeza asobanura zimwe mu zindi mpamvu zatumye aya mafaranga cyangwa se ingengo y'imari itagenda neza nk'uko byari byiteguwe. Nk'uko musanzwe mubizi, ingengo y'imari n'ubundi ntigihaza ibibazo byose urwego ruba rufite wenda nk'akarere. Ibyo ni ibibazo biba n'ahandi hose ku isi, ariko by'umwihariko mu ngengo y'imari y'umwaka turangije, wenda ibibazo byagiye bigaragara mu ishyirwa mu bikorwa ni nk'amafaranga yaturukaga mu ngengo y'imari y'abandi bafatanyabikorwa atarabonekaga ku gihe, wenda bigacerereza ibikorwa, ariko nayo twishakagamo cyane cyane nk'ayo kugurisha imwe mu mitungo y'akarere ntabwo yagiye aboneka ku gihe, ku buryo turangije umwaka w'ingengo y'imari hari amwe muri ayo mafaranga atarabonekeye igihe kugira ngo turangize neza ibyo twari twarateganyirije. Nubwo azaboneka, wenda azaboneka ariko n'ubundi mu wundi mwaka w'ingengo y'imari. Umunyabanga nshingwabikorwa kandi aragaragaza icyo abaturage ba Gasabo basabwa kugira ngo iyi gahunda y'ingengo y'imari nshya ishyirwe mu bikorwa. Nk'abanyamujyi cyane cyane abanyagasabo, nagira ngo mbashimire muri uyu mwaka dushoje w'ingengo y'imari. Hari byinshi byakozwe byagezweho bitari biteganijwe mu ngengo y'imari dushoje. Urugero, mwabonye yuko imirenge y'akarere ka Gasabo yose ifite imodoka z'umutekano. Biriya ntabwo byari mu ngengo y'imari, ni abaturage babaye mobilize bigurira imodoka zabo ndetse bakanazimainteninga zibarindira umutekano. Twavuga ko nta n'ingengo y'imari tugeze duteganya kugira ngo dushyiremo tumobilize cyane abaturage mu bijyanye no kwizigamira mu byo twise igiceri porogaramu cyahereye Induba kikaba gikwiriye imirenge yose. Ibyo byose ni ibikorwa abanyagasabo ubwabo bishatsemo imbaraga. Hari ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda, ibiraro byagiye byubakwa n'abaturage ubwabo bitari mu ngengo y'imari dushoje. N'ubu rero nkaba ngira ngo nsabe abanyagasabo nk'uko basanzwe kugira ngo ibidateganyijwe muri iyi ngengo y'imari babyishakemo muri bwa buryo bwo kwishakamo ibisubizo mu rwego rwo kunganira ingengo y'imari yaba iya leta muri rusange n'iy'akarere by'umwihariko, kuko ibidahagije kugira ngo twihute tugere aho igihugu giteganya kugera kandi mu gihe cyihuse. Umuyobozi w'inama y'abajyanama bashinzwe gushyira mu bikorwa iyi ngengo y'imari aravuga ku ngamba nshya zigiye gushyirwa muri iyi kugira ngo iterambere rirusheho kwiyongera. Ingamba yenda navuga twagerageje gushyira mu bikorwa kugira ngo ayo makosa bagenda aboneka mu ngengo z'imari ziba zarabanjije atagaruka. Yenda navuga gukora budget ihuye n'amafaranga tuzinjiza, ugateganya uti nzinjiza aya mafaranga ya naya, akaba ariyo upangira. Ibyo ari byo byose iyo bigeze muri execution ingorane ntizibura, ariko niba uvuga uti nzinjiza aya ngaya ukanapanga n'ibikorwa bingana nayo, nubwo wenda muri implementation ashobora kongera kuboneka mu tubazo tumwe na tumwe, ariko nibura umuntu aba yagerageje kuvuga ati nzinjiza uyu mubare, ukanapanga n'ibikorwa bingana n'uwo mubare uzinjiza. Uruhare rw'umuturage nirwo ruhabwa agaciro cyane kugira ngo iyi ngengo y'imari ishyirwe mu bikorwa. Mu ngengo y'imari y'umwaka ushize akarere ka Gasabo kakaba karinjije amafaranga arenga kuri miliyoni 20. Sugira Jules, Contact TV, i Kigali.